Karibu nanone ku Gasusuruko TV. Tubanje kubasuhuza, hari haciyemo iminsi myinshi mutabona video, ariko byazari impamvu ziri technique ukuntu, ariko tubiseguyeho tunabasaba imbabazi ko mutarimo irutse kubona video. Ariko uyu munsi noneho twaje n'amaraso mashya. Banje kubasuhuza rero, ngiye uba ugiye kubagezaho iki kiganiro ni Josiane Iradukunda, ugiye kubagezaho bimwe mu bintu abakunzi bacu mwagiye mudusaba ukuntu wateka amakaroni yonyine. Twe twatetse amakaroni n'igitoki n'intoryi, ariko mwifuza ko twazabereka ukuntu bateka amakaroni yonyine. Ibyo nicyo kiganiro rero tugiye kubakorera uyu munsi, uburyo ushobora guteka amakaroni neza kandi ari yonyine. Rero muze kudukurikirana kandi dukomeza tubashimira mwebwe mudukurikirana umunsi ku wundi, iby'agaciro. Imana ijye ibaha umugisha. Rero tugiye gutangira, muze gukurikira murebe uko tubitegura. Uba ufite igitekerezo, inyunganizi, watubwira nta kibazo, twebwe twiteguye kugutega amatwi. Tugiye rero gutangira tubibutsa umuntu utari wakanda subscribe, gukanda subscribe, noneho ugahita ukanda subscribe, ugahita ukanda no kuri iyo nzogera uri bubone, kugira ngo ujye ubona amakuru n'ikiganiro tukigishyiraho uhita ukibona. Rero nawe utari wayikanda, yikande, musharinge, mulayikinge. Turabakunda cyane. Reka dutangire. Tugiye katubanze dutunganye aya makaroni. Ntabwo yose ndi buyateka, ndateka kimwe cya kabiri cyayo. Tugiye kubanza, hari abayateka gutya ari yose adakase, bakayateka yose gutya adakase, ariko njyewe mpitamo kuba nayakatamo gatatu. Tuyakatamo gatatu, ngaya niyo tugiye gukoresha. Tugiye kuyakoresha kugira ngo tubereke uko wategura amakaroni yonyine. Rero tuze kubana muri iki kiganiro kugeza kirangiye, ntabwo ari kirekire ku buryo cyabarambira. Kadutangire. Rero muri iki kiganiro cyo guteka amakaroni turaza kwifashisha amakaroni ubwayo. Turakoresha igitunguru nk'uko muri kukibona cya onyo. Hano dufite urunyanya rumwe, dufite puwaro, dufite pavuro, dufite na seleri. Noneho nisegura no ku bantu batwandikiye ngo ese kuki nkunda gukoresha seleri kandi ngo ari mbi ku bagabo, ngo nabyo tuzabibabwireho. Nago ibiryo mba ndi buteke simbizi, nta bushakashatsi nari nabikoraho, gusa nge nzi ko seleri ari ikirungo nk'ibindi. Gusa niba wowe uri umugabo ikabikugiraho ikibazo, wajya uteka ukayikura mu birungo mba naberetse, ariko iba itakugiraho ikibazo wayirya nta kibazo. Ubwo rero reka dutangire. Dufite nk'uko mbiberetse ibirungo ni ibingibi, dufite na sauce tomate, dufite n'umunyu, dufite n'amavuta. Dukoresha amavuta y'igihwagari, nongera kubibutsa niyo dukoresha. Reka rero dutangire. Tugiye gutangira dushyiramo amavuta. Mubizi ngiye ntabwo nkunda gushyiramo ibintu ngo bivuge, nshyiramo ibirungo ntabwo mbikunda, mpita nshyiramo n'ubundi biravuze natinze, ariko nyine ntabwo mbikunda. Amavuta nkunda gushyiramo amavuta atarashya, nka gutya nyine bitari buvuge cyane. Ndashyiranamo rimwe na pavuro na puwaro na seleri.
bishya nyine, kubera ko plus ibirungo bihisha cyane ngo bite guhumura cyane, niko n'akamaro bari hafi ya ntako, kaba ari ntako mu byo uri buteke. Icyiza ni ukubiteka ibirungo ntubihishe cyane kugira ngo byibuze hasigaremo akantu k'intungamubiri, kuko twese turabizi ko ibintu bibisi ari byo bigira intungamubiri, rero biba byiza kutabihisha cyane. Niyo mpamvu rero tugiye guhita dushyiramo inyanya. Kuko ni byiza guteka ibiryo bisa neza, ariko nanone no mu mubiri wawe hakaba hasa neza, hatari buze kubamo ikibazo kandi wariye, ngo umubiri umere nk'aho utigeze urya kandi wariye, kubera ko intungamubiri zabaye nkeya. Urumva twajya tubyungura nayo ibitekerezo kugira ngo bigende neza. Dushyiremo na salisa, ariko kubera ko tuba twashyizemo inyanya turashyiramo agasalisa gakeya, kubera ko dufite n'amakaroni amakeya, ntabwo twatetse agapaki kose, twatetse igice. Ariko ubaye ukunda ibitukura cyane washyiramo nta kibazo. Tugiye gushyiramo umunyu, umunyu nshyizemo igice cy'ikiyiko kinini, kino kiyiko nshyizemo igice cyacyo. Noneho tugiye gushyiramo n'amazi, amazi igikombe. Dushyizemo igikombe n'igice. Noneho turaza gutegereza aya mazi abanza abire, tubone dushyiremo amakaroni. Tugiye gushyiramo amakaroni. Turategereza umwanya muto, haba habura. Hari umuntu wigeze kumbwira kuri video y'igitoki ngo amakaroni ngo se ubwo arahiye. Amakaroni ni ikintu cyoroshye cyane, ntabwo ari ikintu kigorana guteka ku buryo bifata umwanya munini. Hoya mu kanya nko minota 3 turafungura turebe ko biba bimeze. Nkuko mubibona haraburaho gatoya ngo yumuke, kuko haracyarimo utuntu dusa nk'amazi. Mu kanya turahita tuyateruraho, araba ahiye. Urabona ko rero amakaroni yacu arangiye, tugiye kuyarura. Noneho turebe uko bimeze, tunumve niba aryoshye. Reka tuyarure. Rero murabona ko tumaze kubitegura. Ngiye nabumviye
hari umuntu ujya uvuga ngo kubera iki tutajya turyaho, hari igihe tuzatumira abantu bakazajya baza bakaryaho, kuko burya umuntu watetse aba yumva ko ibiryo bye biryoshye uko byamera kose, ariko nawe nukurikiza izi nzira twagiye tukwereka ukabiteka ukumva birabishye kabisa, uzaza utubwira ati mwarambeshye. Ubwo rero murabona ko bisa neza, amakaroni asa neza, kandi kubera kuba wagiye ushyiramo ibirungo bigiye bitandukanye ushobora no kuyarya yonyine. Urabona ko asa neza nta kibazo, twe tugiye kuyafungura yonyine gutya. Rero utu tudekorasiyo nimwifuza ko nzajya ndekora murimo murareba cyangwa nkazabikora nyine muri kureba muzambwira, ariko ubu ngubu tuba dufokasinze ku bintu cyangwa twibanze cyane ku biryo. Ahangaha nadekoresheje kokombure na karoti. Ubwo rero kubera ko hari umuntu wigeze gutanga ikibazo aravuga ngo afite ikibazo cy'uko nkunda gukoresha indimu. Udakoresheje indimu, nashatse kubereka ko udakoresheje indimu ufite utuntu twinshi tw'imbuto ushobora kudekoresha kandi amafunguro yawe ukaza kuyatanga asa neza cyane. Kokombure nta kibazo itera, wayirya ku biryo, wayirya yonyine nta kibazo itera. Rero amakaroni yacu yarangiye, mwakoze kubana natwe, mwibuke gukanda subscribe ku bantu batari bayikanda, kandi dusuza cyane cyane umukunzi wacu witwa Yvette, turagusuje aho uri. Rero mukomeze mudukurikirane, mujye musharinga, mulayikinge, kandi dukomeze kubana. Ufite ikintu wumva ushaka ko twazategura watubwira. Gusa hari abasabye ibintu tutari twabitegura, tuzajya tubibereka gake gake, tuzajya tugerageza muri iyi minsi mubone video nyinshi nk'imwe mu minsi 2, mugende muyibona nyine, tugerageze uko dushoboye. Sawa rero mwakoze, Imana ibahe umugisha. Njye wabagezaga iyi video ni Josiane Iradukunda, Imana ikomeze ibarinde, murakoze.